Nanone kandi reka tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka nanone kandi nk'uko dusanzwe tubigenza nyine duhereze abakunzi bacu bari muri diaspora ikaze nyine muri iki kiganiro. Ni inkuru nziza rero ku bakunzi ba Vestine and Dorcas, aho bamaze gufata rero rutema ikirere bakerekeza muri Canada hariya nyine muri Vancouver, aho Idriss yavuze ati ntabwo ngomba gusiga rwose Vestine, ni umudamu wanjye, ni umugore wanjye, umutima wihebeye, ntabwo agomba kugenda wenyine tutari kumwe. Bahise ko rero bafata rutema ikirere ndetse nyine na Ilene Mulindahabi na Dorcas ndetse nyine na cameraman wabo nyine bahita ko berekeza nyine i Vancouver. Byose rero byari byatangiriye mu gitaramo nyine bari bakoreye muri Camp Kigali, aho bari bizihiwe n'abakunzi babo nyine bidasanzwe, ariko bo nyamara mu mitima yabo hari harimo na gahunda y'urugendo yuko mu masaha nka 4 bazaba bamaze gukandagira nyine ku kibuga cy'indege ari i Kanombe. Yari Vestine and Dorcas bari kugaragara rero abicaye nyine muri za ntebe nyine bategerezamo, no kuvuga nyine ubundi ufite gahunda y'urugendo nyine babisaba ngo washyike mbere yawo kugira ngo indege itaza kugusiga. Rero iyo wageze hariya kuri airport bisaba ko nyine wicara nyine ugategereza kugira ngo utaza kurambirwa. Itsinda rero Vestine and Dorcas no murababona rero bari bicaye bameze nkaho rwose barambiwe, bategereje nyine bategereje rero indege nyine kugira ngo bahite ko bafata nyine rutema ikirere. Vestine arimo kumona rero mu ngofero ndetse na kamikazi Dorcas nawe yari yambaye rwose ingofero. Vestine yari afite headphone, murumvikana nyine headphone mu ndege kugenda wumva imiziki aba ari sawa cyane. Bahise ko rero bahaguruka nyine bitatinze mu masaha ya saa 8 saa 7 gutyo, nibwo bahagurutse rero kugira ngo aberekeze mu ndege. Bahise ko rero baherekezwa nyine n'abakunzi babo, by'umwihariko nyine Aisha n'umwe mu baje rero gusezera nyine Dorcas, dore ko ari inshuti magara bidasanzwe, ariko uretse kuba ari inshuti nyine yaba bombi nyine Vestine na Dorcas, uyu inkindi Aisha asigaye avugwa no mu rukundo na Mulindahabi, uretse ko nyine umuntu atahita akabyemeza abiri aho ngaho ba nyirabyo batarabyitangariza, ariko mu biganiro byabo bumva ko nyine bafitemo akantu k'umubano udasanzwe kabisa. Kugira rero begera indege, aho nyine Aisha yagaragaje amarangamutima ye rwose, Dorcas agiye kugenda ariko aravuga ati reka manze ngusezereho bwa nyuma. Nabonaga ko nyine bafitanye rwose umubano udasanzwe, aho inkindi Aisha yongeye asubira inyuma yongera ajya gusezera Dorcas, aho nyine bari baherekejwe nyine n'abakunzi babo nyine, by'umwihariko nyine abangaba nyine Ilene Mulindahabi ndetse nyine na Dorcas and Vestine. Bahise ko nyine berekeza nyine hariya i Vancouver, aho bategerejwe mu bitaramo bigiye bitandukanye. N'urugendo rero rwabaye nijoro, dore ko nyine barugiyemo nyuma yuko bari bavuye nyine mu gitaramo muri Camp Kigali. Niho rero bahise ko bafata nyine rutema ikirere, bahita ko berekeza nyine i Vancouver, aho bategerejwe rero mu bitaramo bidasanzwe. Gusa ibi byose bigiye kuba nyine nyuma yaho nabo bamaze gutaramira hariya nyine muri Camp Kigali, bahasiga rwose amateka adasanzwe. Ni amateka twavuga ko ari amateka rwose bigoye ko undi muhanzi wese yakora, cyangwa irindi tsinda uko ryaba rimeze kose ryakora, dore ko bano iyo bageze ku kintu bita umuziki abantu bose barabyina ivumbi rigatumuka. Idriss rero nawe nyine yaje guherekeza nyine aba bombi, birumvikana arimo umukunzi we nyine Vestine, by'umwihariko nyine na Dorcas yese ko nyine abaherekeza kugira ngo babashe kwerekeza nyine i Vancouver. Byagiye rero bigarukaho mu kiganiro bagiye bagirana na Ilene, aho itsinda Vestine na Dorcas bagiye batebye bakavuga ati nitwe abanyamusanze bagiye kugera muri Canada bwa mbere. Ariko rero ko ari ugutebya nyine nk'itsinda nyine Vestine na Dorcas babazeho gutebya cyane, aho bavuze ati kugenda i Vancouver cyangwa by'umwihariko nyine muri Canada ntago ari ibintu bisanzwe ku banyamusanze.
babigarutseho cyane mu kiganiro baravuga ati rwose ntago ari ibintu twakagombye gufata gutya nk'abantu rwose b'imusanze ntabwo tugiye kujya muri Canada ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bidasanzwe cyane dore ko nyine ari ibintu nyine wa mugani nyine bitanasanzwe unarebye dore ko nyine iri tsinda Vestine na Dorcas iyo urirebye mu myaka ingahe ine ishize cyangwa 5 ubona ko ari itsinda nyine ryari rigoye cyane kugira ngo bazabashe gushyika hano. Nta muntu wabitekerezaga ko bazabasha gushyika hano. Buri wese rero hamiriza ko ari ubuntu bw'Imana nyine Imana yabigiyemo bakabasha gushyika ku iyi level. Ni level idasanzwe cyane ntibatengushye Imana nayo ntago yabatengushye. Iri tsinda rero Vestine and Dorcas basa nkaho rero nyine bavuye kure niko twabyita nabo niko bakunze no kubitebya mu kiganiro. Ntawe utavuga ko ari itsinda nyine ryavuye kure kuko ni itsinda ryahereye nyine muri korali isanzwe ya Gusheni. Gusheni kuba rero akaba ari korali yabareze kuva bakiri bato babasha kumenyekana rero kuri ubu bakaba barabaye abahanzi mpuzamahanga, bakaba ari abahanzi bazwi muri East Africa kugeza aho rero bageze no ku butaka bwa Canada ariho nyine bagiye gutaramira hariya nyine muri Canada. Ni ahantu rero henshi bazagenda nyine bataramira by'umwihariko nyine itsinda Vestine na Dorcas ntabwo ari Vancouver gusa ahubwo bazagenda batarama nyine mu mijyi igiye itandukanye mu masite agiye atandukanye nyine dore ko bagiye babigaruka mu biganiro byabo bagiye bagarukamo nyine muri interview by'umwihariko nyine ikiganiro bagiranye na Mulindahabi Ilene. Iri tsinda rero Vestine na Dorcas byamaje rero kujya hanze abantu batangira gutungurwa baribaza bati itsinda kuko kubuzwi burya ni ikintu cyiza. Bahise ko babona visa by'aka kanya bitandukanye n'ibyo iyo umuntu usanzwe ugiye kuyishaka utazwi bigorana bica mu nzira nyinshi cyane, ariko iri tsinda Vestine na Dorcas rwose urebye igihe nyine batangarije ko bafite igitaramo hariya muri Vancouver ugereranyije n'igihe nyine bahise ko berekezayo ubona ko rwose ari igihe gito cyane cyaciyemo ugereranyije. Bamwe bati rero nuko ari abahanzi abandi bati nuko nyine bazwi kubera ko nyine bagiye by'umwihariko nyine kuzamura ibendera ry'igihugu, akaba ariyo mpamvu rero batabana batindirije nyine kubahereza visa. Ubundi visa ni ikintu kiba kigoye cyane kugira ngo uyibone babanza guca muri process nyinshi kandi ndende zigiye zitandukanye. Abahanzi rero ku ikubitiro nibwo bwa mbere nyine bagiye gukandagira nyine hariya mu gihugu cya Canada. Ariko kuri Mulindahabi we ntago ari ubwa mbere kuko mu gihe gishize we yari yatembere ndetse bikunda no kugarukaho bavuga ko Ilene atazagaruka ahubwo agiye kwiturira hariya nyine muri USA, ariko rero bikaba byaraje guhinduka nyine akaza kugaruka, ariko ntawahita abyemeza nyine kuko mu gihe nyir'ubwite watabyitangaje ntawahita ko abyemeza. Ariko ikimomo rero nawe yari ari kubarizwa hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero yari ari mu nama ya Clinton, ariko nyuma yaho yaje kugaruka rero kuri ubu ngo bari kubarizwa nayo mu Rwanda. Babaye nkaho bahusanyije, bamwe baragiye abandi bararaza. Ndetse n'itsinda Papi Clever and Dorcas nabo rero bari kubarizwa muri USA ndetse nyine bose n'abaramyi. Ariko hagati aho itsinda Vestine na Dorcas rizaririmbana n'umunyarwanda nyine nawe umuhanzi uririmba gospel uzwi witwa Idriss nyine nawe rero yamaze kubitangaza ko azifatanya n'iri tsinda nyine Vestine and Dorcas. Byose rero tuzagenda tubibagezaho 5 kuri 5 gusa icyo ngusaba rero nuko utazajya ucikwa cyangwa ujye kure ya channel yawe, channel yacu Wakanda official. Gusa rero nibutarakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo byose byiza nyine bibirano bijye bikugeraho 5 kuri 5. Je mwabanye nita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.